Inkuru ibabaje yagiye ibabaza abantu benshi cyane bagiye batandukanye bose bo hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda bitewe n'ibibereye hano mu karere ka Huye gaherereye mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda. Ni ukuri ibihabereye birababaje, ni ukuri biteye agahinda. Hari igihe umuntu ajya kuvuga inkuru ariko nk'iyi ngiyi yo nanjye ubwanjye ndumva rwose amarira ahise aza mu maso bitewe n'iyi nkuru y'icamugongo ibereye hano mu karere ka Huye. Mbese ni ibiki byaba bibereye muri kano karere ka Huye byabyongeye kugenda bibabaza abagiye batandukanye? Byinshi rero urimo uragenda wibaza nibyo tuje kugenda tubasobanurira mu makuru yacu y'uyu munsi. Reka rero dutangire n'iyi nkuru yacu yababaje abagiye batandukanye. Ni iy'umukobwa rero w'imyaka 20 wo muri kano karere ka Huye ukurikiranweho kwica umwana we w'imyaka 2 amuteye mu musarani. Yemera icyaha kandi akavuga ko yabitewe no kuba atarabonaga icyo amugaburira, kandi n'umugabo babyaranye uyu mwana ngo nta kintu yajyaga amumarira cyangwa yamufashaga. Uyu mukobwa rero ukurikiranweho n'ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Huye akekwaho gukorera iki cyaha mu kagari ka Cyarwa mu murenge wa Tumba saa 9 z'amanywa muri kano karere ka Huye. Kuri iki cyaha cyabaye tariki ya 9 Gicurasi kandi 2025, ubushinjacyaha buvuga ko uyu mukobwa yagikoreye mu gipangu yari arimo gukoreramo amasuku. Ubushinjacyaha kandi busobanura uko uyu mukobwa yihekuye maze bukagira buti yamufashe amaboko amaguru ayashyira mu bwiherero igice cyo hejuru cyanga kujyamo, afata mu mutwe aratsindagira umwana agwamo uko nguko. Ubushinjacyaha kandi bukomeza bugira buti asobanura ko yabitewe n'uko yaburaga icyo amugaburira kandi n'umugabo wari waramuteye inda ntacyo amufasha, abisabira imbabazi gusa yemeye icyaha. Ese icyo itegeko riteganya rivuga iki kuri kino cyaha uyu mugore yakoreye uyu mwana wiwe yibarutse? Nk'uko rero biteganwa n'ingingo y'107 y'itegeko nomero 38/2018 ryo kuwa 30/8/2018 iteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Uyu mukobwa aramutse ahamwe n'icyaha yazahanishwa igifungo cya burundu. Iyi ngingo igira iti umuntu wica undi abishaka abakoze icyaha iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igihano cy'igifungo cya burundu. Ubwo rero iyi nkuru yari kimara kujya ahagaragara, abagiye batandukanye bose bakomeje kugenda bababazwa n'iyi nkuru y'icamugongo, n'iyi nkuru iteye agahinda yumvikanye hano mu karere ka Huye. N'ukuri birababaje ibibereye muri kano karere. Munyumvire umubyeyi gito wihekuye maze agafata uwo mwana akamuta muri wesi ngo kubera nyine ngo kubura icyo amugaburira. N'ukuri munyumvire umutima nk'uwo nguwo rwose. Uyu mubyeyi rwose nk'uko bigenda bitangazwa n'abantu baturage agombe ahanwe n'umunsi umwe azaba yahamwe n'icyaha. Abagiye batandukanye bagize bati ariko koko nk'uyu mukobwa koko ibyo ngibyo yabikoreye iki koko? Uwo mwana yarageze ahantu rwose atangiye kumera neza, umwana atangiye kujya kwiga, aramufata amujugunya mu bwiherero. Urumva ko ari ibintu bibabaje, murumva ko ari ibintu biteye agahinda. Urumva rero ko ari ibintu bibabaje. Umwana w'imyaka 2 abatangiye kujya kwiga muri materineri, atangiye kujya nyine umutuma ikintu ko rero nyine murumva ko uyu mubyeyi ibintu yamukoreye bibabaje kandi biteye agahinda. Reka rero dusoreze hano n'iyi nkuru yacu, tuzakomeza gukurikirana ibizagenda bitangazwa byerekeranye n'uyu mukobwa wihekuye. Imana yo mu ijuru ikomeze ibane namwe kandi ibyo murimo byose bikomeze kugenda neza cyane 5 kuri 5.